Yesu ashimwe cyane. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza bikomeze bana mwese bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba televiziyo y'Urukundo TV amododie, dukunda kubana umunsi ku wundi. Imana y'amahoro ikomeze umugisha kandi ikomeze bagire neza muri byose, kandi igihaza cyane kwifuza kwanyu. Duzuye cyane abantu bari ahantu henshi hatandukanye, abari mu migabane myinshi itandukanye y'isi. Mwese turabasuye, dukunda kubana cyane, abatwiye ko tubana iteka ryose turabasuje. Imana y'amahoro ikomeze bagire neza. Dusuje abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari muri za Oceania, abari Australia, abari muri Canada, muri Amerika hose, abari mu Burayi, abari no muri Aziya muri rusange, abari muri Europe. Mwese turabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze bagire neza cyane, ikomeze batabare kandi ikomeze haze kwifuza kwanyu. Rero uko mudahwema kubitega tubana iteka ryose, mureke mujye mwumva ijambo ry'Imana, mujye muryumva kandi nabahindure cyane mu buryo butandukanye, kuko iri jambo ni umutima utera imbaraga, ni ijambo ryahumetswe cyane na Data wa twese mwiza. Iteka ryose birasaba ngo ujye ushakisha cyane ukuntu wazagura iryumva ariko rinaguhindure, kuko nugira guhinduka cyane muri wowe nibwo bizagenda neza, nibwo bizamera neza. Ariko iteka ryose ko uryumva sans changement, je pense que c'est très difficile. So it's very difficult. Muri make ntabwo byoroshye buriya ijambo. Ubundi cyambere no kumva, then ukaza no gushyira mu bikorwa cyane ibyo wumvise. Mureke dusenge Imana rero, mureke dusenge Imana, maze dukomeze cyane no kumva umutima uteye imbaraga impamvu yatugeneye muri iki gitondo cy'uyu munsi. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yitwa ndiho, uri Imana ihagije. Ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye ko abanye natwe, ndagushimiye ko waturinze, wabanye natwe Mana muri iriya minsi yose yashize. Utwemereye ko tugera muri ukwezi kwa 12 muri 2022 duhumeka umwuka bazima. Imana ishimwe cyane ko yaraturinze. None tugeze mu mwanya ngo twumve ijambo ryawe. Ni ijambo ryeza, ina ijambo rizima. Nyemerera cyane iyi saha udushigikire, utubere maso kandi tugarukeho. Ureke umwuka imbaraga, umwuka wineza ganze muri byose. Urakoze kujye kubana natwe muri ijambo ryawe byose kubishoboye. Sege neza tsisi umwami wacu. Amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Ezekiel. Ezekiel ibice 9. Ezekiel ibice 9 nibyo turi busomeho. Turasoma iki gice cyose cya 9 cyose turagisoma. Ariko nibyo turahiye ku murongo wa mbere kugera ku 11 cyose turagisoma. Ezekiel ibice 9 umurongo wa mbere kugera kuri 11 tugiye gusoma, no tugiye gusoma muri rusange. Ezekiel ibice 9 murongo wa mbere. Turabanuka hepfo gato nta kibazo, mwihangane nubwo ari amagambo menshi, ariko tugomba cyane kuyasoma nk'uko ameze, kuko twamenye neza yuko nk'uko wa muntu wacu, kuko ibintu byose bigira icyo bita kubona iteka ryose ubuzima bubaho ari uko wariye. Niba wariye ukaba uriho, bisobanurwa no mu buryo bw'umwuka naho hari icyo ubusabwa kugira ngo umwuka nawo ukomeze ukuri. Nubwo abantu benshi cyane batabiha agaciro, ariko icyambere cyo kwa kuntu ubyuka mu gitondo uvuga ngo ngiye gufata ka cyayi, saa sita ukabifata ibyo kurya, na nimugoroba gutyo, ni nako n'ijambo ry'Imana, ni nako na wa muntu w'imbere. Uko utamenyereza yuko umuntu agizwe n'abantu babiri, hari umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma, ariko iteka ryose twebwe twita cyane kuri wa muntu w'imbere. W'inyuma ugasanga uw'imbere cyane yaragwingiye, yabwaye bwaki, yaranavunitse iteka ryose, nta nubwo akwibuka no kuba wamuvuza be na gato. Ariko wa wundi w'inyuma umwambika neza uko wishakiye, ukamusiga, ariko utazi neza yuko uriya muntu w'imbere utajyohereza agaciro.
niwe ufite akamaro gakomeye cyane, ufite umumaro ukomeye cyane mu buryo budasanzwe, kuko uriya muntu w'imbere, uriya w'imbere we no mu rupfu muzabana, niyo muzaba muri kumwe. Uyu nguyu w'inyuma azaba amaze guta agaciro, bizaba byamaze kurangira. Uzarebe neza, nubwo wasanga ufite umugore cyangwa umugabo umukunda cyane, ariko yavuze ngo yamaze kuvamo umwuka burundu, uwo nguwo nta kintu aba akimaze habe na gato. Nta kintu na gato muri make bakimaze mu buzima bwawe. Uhita ubona yuko byarangiye, ku buryo ahubwo usanga uri kuvuga ngo nimumvane uyu murambo, nimumvane uruhande gutyo, uri kunukire muri make, kuko nta gaciro ufite. Agaciro rero ufite imbere y'umuntu wese uri kureba iyi saha, ni ukubera uyu mwuka Imana igikomeze kugenda igutiza muri rusange. Ariko igihe cyose uyu mwuka uzagushyiramo, uzamenye neza yuko nta muntu uzongera kugukunda habe na gato. Muri make bizaba byamaze kurangira. Nubwo wabone ko uri umusitari gute, uri umuntu umeze gute, uri umuntu wakoze ibyiza byinshi imbere y'abantu bikagaragara, ariko igifite agaciro cyane, ikizagira akamaro, nuko wa muntu w'imbere wawe azagaragara ngaho afite ibimukwiriye byinshi bishoboka. Ariko iyo duto cyane muri iyi minsi, wa wundi w'imbere tumutesha agaciro cyane, ugasanga uwo duhesha agaciro ni wa wundi w'inyuma. Ariko uyu nguyu w'inyuma ntacyo amaze, kuko Yesu niyo mpamvu aba ashaka yuko umuntu w'imbere umupfumbirira cyane, ukamuhereza ibimukwiriye. Agomba kubona ari ibya mu gitondo, ari ibya saa sita, ari ibya nimugoroba. Uwo muntu w'imbere nawe aba akeneye kuba yabibona. Ariko iteka ryose mugenda mwanga kuba mwafashe cyane uwo muntu w'imbere, ugasanga ushakisha ukuntu cyane wa muntu w'inyuma wamugirira neza, wamwereka ibyiza byose bishoboka, ariko wa wundi w'imbere ugasanga iteka ryose ahora agwingiye, yabwaye bwaki. Muri make afite uburwayi bukomeye cyane, kandi umuti urawufite. Amena, umuti urawufite, washobora kuba wavura cyane uwo muntu. Ariko iyi saha niwongere cyane, wongere wisuzume cyane, wongere cyane, wongere wirebe ibibazo cyane. Uyu muntu wanjye, uyu muntu w'inyuma bimeze gute, ahagaze gute, bimeze gute, byifashe gute kuri uyu muntu wanjye w'inyuma. Muri make iyo maze kugenda gutyo, ni nabwo ufata umwanzuro ukavuga ngo burya umuntu wanjye w'inyuma ni byiza kureba cyane uko namufasha. Amena. Mureke dusome cyane ijambo ry'Imana, ariko iri jambo ni byiza cyane ko ryaguhindura, ukamenya neza yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima tugomba kuzabamo. Ahubwo cyane icyambere cyo ubundi buzima uzabamo, amahitamo azaba ari ayawe. Amahitamo azaba ari ayawe, ni ugomba kuba wahitamo neza, ukamenya aho nzaba ngiye hazaba ameze gutya. Aho muri make ukamenya neza guhitamo. So imbere yawe hari amayira agera muri abiri, inzira n'ebyiri imbere yawe. Hitamo inzira wumva ikunogeye, abo yo wihitiramo. Nuhitamo iy'ubugingo nta kibazo, nuhitamo y'urupfu, byose ni ubushake bwawe. Muri make ugomba guhitamo bitewe n'ibyo ushaka. Ariko amahirwe ufite, yacyafite amahirwe y'isaha yuko Imana yakugiye kuba yakugarukaho iyi saha. Amena. Abantu b'Imana bashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga, maze arangurura mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati, abahawe gutwara umurwa nimubigize hafi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye ikasikasi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isirayeli rwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze ku muryango w'inzu, maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka arambwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso ku gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose, bikabatakisha. Babandi arababwira numva ati, nimugende munyure mu murwa mumukurikire, maze mukubite amaso yanyu ye kubabarirwa, kandi mwe kugira ibambe, mutsembeho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore. Ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Nuko bahera kuri aba basaza bari imbere y'inzu,
kandi arababwira ati nimuhumanye inzu kandi ingombe zayo muzuzemo intumbi, ngaho nimugende. Nuko baragenda bica abo ku murwa. Nuko bakibica, aho nari nsigaye nikubita hasi nubamye ndataka ati ayi mwami Uwiteka, mbese uzarimbuza abasigaye ba Isirayeli uburakari bwawe ubusutse i Yerusalemu? Maze arambwira ati ibi by'inzu ya Isirayeli n'iya Yuda birakabije, kandi igihugu cyuzuyemo n'amaraso, n'umurwa wuzuyemo imanza zigoretse, kuko bavuze bati Uwiteka yataye igihugu, kandi Uwiteka ntacyo areba. Nange ijisho yanjye ntabwo rizabareba neza, kandi sinzabagirira ibambe ahubwo ibicumuro byabo nzabigereka ku mitwe yabo. Amena. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amagambo Uwiteka yagize kwereka cyane Ezekiyeli nawe arimo mu bahanuzi bakuru dufite bo bari muri Bibiliya, kuko hari abahanuzi batoya. Abahanuzi bakuru turabizi ko harimo ba Yeremiya, ba Yesaya, ba Ezekiyeli na ba Danieli. Abo bose ni abahanuzi bakuru, ko hariho n'itsinda ry'abahanuzi batoya. Ibi byose ni ibintu musanzwe muzi, cyangwa n'abatari babizi barabizi cyane ko Ezekiyeli ari mu bahanuzi bakuru baba bari muri Bibiliya. Muri make ijambo ry'Imana ritubwiye cyane ngo abantu b'Imana bashyirwaho ikimenyetso. Ubundi iteka ryose ijambo ry'Imana cyane ritwereka yuko hari itandukaniro rigomba kuboneka hagati y'abantu b'Imana n'abantu batari ab'Imana. Ibyo wakora byose itandukaniro rigomba kuboneka uko byaba bimeze kose, rigomba kuboneka uko byagenda kose, rigomba kuboneka. Kuko icyambere cyo ibyo waba ukora byose bihora bigaragara cyane imbere y'Imana n'imbere y'abantu, rimwe na rimwe barabibona. Ariko icyambere cyo nkubwira cyo hari itandukaniro rigomba kuba ryaboneka hagati yawe, hagati y'abantu b'Imana n'abantu batubaha Imana. Bisobanura ngo ba bantu bibaha Imana hari ikimenyetso kigomba kubashyirwaho kigaragaza yuko uyu muntu, muri make hari ikintu kigaragaza ngo uyu muntu ni uw'Imana, uyu muntu ntabwo ari uw'Imana. Ibyo ni ibintu cyane cyane bikunze kubaho cyane iteka ryose. Nawe niyo bakurebye bahita bibwira uwo uriwe, bahita bibwira uti turi univuga. Icyambere cyo hari imyifatire yawe igaragaza uwo uriwe, hari imigendere yawe igaragaza uwo uriwe, hari uko witwara bigaragaza uwo uriwe. Muri make n'imvugo yawe ubwayo nayo igaragaza uwo uriwe. Muri make n'ukuntu ureba gusa bigaragaza n'ubundi uwo uriwe. Muri make iteka yose ubundi iyo uhuye n'umuntu runaka, niba ari umusambanyi, no kureba gusa n'imvugo gusa, niyo yagusuhuza atari yagira ikintu runaka yirirwa avuga runaka, uhita ubona ugatubona uyu muntu ni umusambanyi. Hari ukuntu ureba n'amaso yiwe ugatubona uyu muntu ni umusinzi. Hari ukuntu ureba bitewe n'ukuntu ari kujya n'ukuntu arimo arakureba uyu muntu ni igisambo. Muri make hari uko uhita ureba umuntu ugahita ubona rero yuko umuntu hariho icyo bita itandukaniro hagati y'uwo muntu n'uriya muntu runaka. Hari ukuntu bakureba bagahita ngo uyu muntu ni umurokore, hari uko bakureba ngo uyu muntu ni umuyisilamu, hari uko bakureba ngo uyu muntu ntabwo yemera Imana. Atari uko wavuze, ahubwo n'ukuntu witwara bagahita babona yuko muri make uri mu bantu barwanya Imana. Ni ibintu bizi cyane, ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Ariko ijambo ritubwiye cyane ngo hari ikimenyetso Uwiteka agiye gushyira ku bantu biwe bahora batakambira cyane, bahora batakira Uwiteka, bataka cyane icyo bita ibizira bimaze kugera here. Muri make Uwiteka arimo areba cyane igihugu cya Isirayeli, abona harimo ibizira byinshi bishoboka. Icyambere cyo hari ibizira byari bihari, noneho hariho n'abantu bahora cyane batakishwa n'ibya bizira bibaza cyane ko ibi ngibi bizarangira gute, ko ibi ngibi bimeze gute muri rusange. Aho bantu nyine bagora cyane, bababaye cyane, bibaza amaherezo uko bizagenda. Ariko Uwiteka nawe afata intumwa zigera muri 2 arazohereza. Imwe niyo kugenda ikaba yashyira cyane ikimenyetso ku bantu bahora batakira cyane, bahora baririra cyane, icyo bita ibizira bihora bikorerwa here.
abo bantu ni babandi iteka ryose badahwema ku manywa na nijoro bahora bari maso, bahora cyane bakangutse, bahora cyane imbere y'Imana batakambira ngo Mwami Uwiteka rengera cyane itorero ryawe, rengera cyane igihugu cyacu mu minsi imeze nk'iyingiyi. Abo ngabo ni babandi baravuga ngo dore kanaka nawe yamaze gusubira inyuma. Abo ngabo ni babandi babaje cyane ibyo bari kubona birimo bikorerwa mu murimo w'Imana. Abo ngabo nibavuze ndikwijamye tuvuga ngo abo ngabo nibagenda bashewe icyo bita ikimenyetso. Ikimenyetso cyerekana yuko abo ngabo batandukanye n'abariya bandi. Noneho ijambo ry'Imana ngo bahize barekana ngo genda wowe amaso yawe ye kubabarira. Muri make ugenda uca mu kintu bitumurwa wose, ugenda uca mu ugenda umukurikira. Umuntu wese uri buze kuba wabona udafite icyo bita ikimenyetso mu gahanga kiwe cyerekana yuko ari wa wundi uhora atakambira ibize bikorerwa here, cyerekana yuko ari wa wundi ufite bya bizira wanze no kwihana. Uwo nguwo genda ukubiti amaso yawe ye kubabarira. Muri make usanga wese udafite icyo bita ikimenyetso, udafite cyane ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intamba w'Imana ku ruhanga rwiwe, uwo nguwo ugenda ukubite amaso yawe ntaze ko yababarira. None ijambo rigatubwira ngo cyane ngo genda uhere kuri babandi bicara imbere, babandi baba mu nzu ahandi imbere. Abo ngabo ni babasaza, babandi bigira abasaza ukuntu ubundi ugasanga umuntu muri make uwo muntu ni umuntu ugaragara yuko ameze nk'umusirikare kandi azi neza yuko icyambere cyo yamaze kuba umudemobe. Ubundi iteka ryose urebye umudemobe n'umusirikare ntabwo uza gupfa guhita batandukana. Ni ibintu bigoranye cyane kuko usanga wa mudemobe agifite za mvugo zose, abazi neza muri make ibintu byose bakoresha byose ababizi, abazi no kubivuga, abazi no kurasa, byose babizi muri rusange. Rero kugira ngo uze gupfa guhita umutandukanye cyane nicyo bita umusirikare ukiri mu kazi, biragoranye cyane. Kandi icyo dufite cyane no murimo w'Imana, hari abantu benshi cyane babaze gusezerwa cyane mu murimo bitewe n'ibizira bagiye bakora bitandukanye. Ariko abo bantu iteka ryose usanga bakomeza bica umurimo cyane uko bukeye n'uko bwije. Ariko Imana ntabwo izigera ibihanganira, ntabwo izigera ibihangana cyane umurimo wayo. Uwiteka araje mugiye kumubona. Uwiteka araje agiye kuba yakubita amaso yiwe, nta nubwo ari buze kuyababarira cyane. Ubwo icyambere cyo mwagiye mwigira cyane ngo muri abasaza bo murimo w'Imana, ariko mukajya mwica umurimo ko mwishaki. Uwiteka araje mugiye kubana nawe muri uyu murimo, aho mwahereye muwica mugera mu tobagura umurimo w'Imana, mukenda mukora ibyaha bitandukanye mubikora murimo. Uwiteka araje aho mwagiye muzura ibintu Uwiteka yagiye yanga iteka ryose. Ugasanga abatambyi mufite ubusambanyi bubi, ugasanga abatambyi cyane muzanye ibintu by'inzangano, mufite ikintu bita cyane ibintu by'uburozi, mufite iby'ubusambo bukabije cyane, mwabaye abasinzi iteka ryose. Aho ngaho Uwiteka araje ntabwo muri buze ko mwamukira. Amena. Muri make ijambo ry'Imana ritubwira ngo genda uhere kuri babasaza, babandi bicara imbere. Abo ngabo ari buhereho cyane, ugenda urimbure cyane, ugenda urimbure. Babandi usanga iteka ryose bigira abayobozi ku mbaraga, akumva cyane iteka ryose agomba kuba yayobora. Uwo ngo genda umuhere, ugenda ukubite cyane amaso yawe ye kubabarira, ntubabarire cyane. Ari umusaza ari uhereho cyane, ukubite cyane umugore n'umukobwa, umugabo n'umusore, uhere no ku basaza n'abakecuru bose ukubite. Amaso yawe ntaze kuba yababarira abe na gato. Muri make ukubite cyane ibyo bisira ubikura hera hiwiteka. Amena. Ibizira ryamaze kuzura hera cyane, ugasanga iteka ryose umuntu avuye mu busambanyi, ariko araje agenda no guhita ajya gucuranga ngo ni umucuranzi, ngo umucuranzi ngo nta kibazo kirimo, ngo hoya ngo sinzi ibiki ngo Imana ngure mu mitima. Ariko bite byanyu icyambere kireka mabwire ngo imibiri yanyu iri ku ijambo ry'Imana ritubwira ni insengero z'Uwiteka, kandi urusengero rw'Uwiteka rugomba guhora rwezwa iteka ryose. Iyo mpamvu nyamara batubwira ngo umuntu wese w'umusambanyi, umuntu wese ukora iteka ryose, uwo nguwo Uwiteka agomba kumusemba iteka ryose akamukuraho. Umuntu wese w'umunyabyaha, ibyo wakora byose
menya yuko igihe ni iki ngiki, ntiwongere cyane ugaruke, kuko Uwiteka ntabwo agomba gukomeza yihanganira cyane ingeso zanyu mbi zose. Kuko icyambere cyo Imana tuvuge cyane muri Yesaya ngo nimwemera mukumvira musaga ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagomwa inkota y'Uwiteka izabarya. Icyambere cyo mugomba kumenya yuko mu ijuru hazajya umuntu gusa wejejwe nk'uko Imana ishaka. Ibyo wakora byose utejejwe uri ubusa imbere y'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana Uwiteka arashaka kuza kurimbura, arimbure izo nkozi z'ibibi zose azikure mu nzira, abanze kwihana bose bagera bishe cyane mu murimo abo ngabo Uwiteka agiye kuza akubure burundu. Uwiteka arashaka yuko abantu bongera guca bugufi bakongera cyane bakezwa. Uwiteka arashaka yuko umuntu wese aboneka imbere y'Uwiteka yejejwe. Uko icyambere cyo nta muntu no muri mwisi ukomeye kurusha Uwiteka. Uwiteka gusa wenyine ukomeye. Ibyo wakora byose utari mukuri ku ijambo ry'Imana, aho ngaho unafite ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, Uwiteka agiye kuza kandi agiye kuba yakurimbura. Arakurimbura wowe n'abawe bose. Uwiteka araje kurimbure wowe. Ibyo wakora byose banza urebe cyane, banza ubibaze cyane. Aho garagara mfite kwera muri jyewe, icyambere cyo kintu kizagukiza nta kindi usibye agakiza gusa. Amena. Uzakiza n'ikintu bita agakiza gusa, nta kindi kintu kizegera kigukize. Ntabwo uzakizwa n'amaturo watanze, ntabwo uzakizwa n'ibyacumi watanze, ntabwo uzakizwa n'abantu wagaburiye, ntabwo uzakizwa n'ibintu naka wakoze, ahubwo uzakizwa gusa n'ikintu bita agakiza muri wowe. Kuba warabisirera n'agakiza, kuba waremeye cyane ukemera ukarenganywa rwose n'abantu batandukanye, ariko Uwiteka iyi saha akeneye yuko wengera kumwemerera akaba yakongera kuyobora. Uko Uwiteka nakuyobora ntabwo uzongera kuyoba. Icyambere cyo niba nta kimenyetso cy'amaraso ya Kristo muri wowe, menya neza yuko Uwiteka yamaze kukurimbura burundu. Ariko haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitema cyongera kigashibuka. Haracyari ibyiringiro. Icyambere cy'Uwiteka, icyambere cyaracyari ibyiringiro kuri we. Ukibaza Uwiteka kubera ko umutima imbabazi z'Imana ni uzatuma useka udutambikira. Erega iteka ryose imbabazi ziracyariho kubera umutima imbabazi Uwiteka. Isa ndakubwira ngo engera wemere cyane Uwiteka yongera kuyobore, ari imigendere yawe, ari imivugire yawe, ari ukubayeho kose. Reka Uwiteka nyira kuyobora iteka ryose. Amena. Reka Uwiteka yongera kuyobore. Reka Uwiteka yongera kuyobora mu byo wakora byose. Ibyo wakora byose, akazi kose waba ukora, ugomba gukora ukiranuka. Posti yose waba ufite, title yose waba ufite, aho ngaho ugomba kwiba mu kiranuka. Ukiranukira Imana, tunganira Imana umudasiba, kandi ujye uyisenga iteka ryose. Imana ikeneye yuko abantu bakiranuka bakaba uburyo bibwira, bakaba bya bitandukanye. Iyi saha iri jambo ni iryawe. Reba cyane uko wakiranuka, reba cyane uko waboneka imbere y'Imana uri umukiranutsi. Imana ni yera, izabana n'abera. Maze iramubwira ngo genda amaso yawe ye kubabarira, maze ugende urimbure umuntu wese urimbure burundu. Urimbure burundu. Cyane cyane uhere kuri babasaza, babandi bagenda bicara hera, babandi bagenda bica umurimo, bakora ibyaha bitandukanye. Usanga umuntu yirirwa mu buyoga bumeze ukuntu. Hari ubuyoga busigaye buza muri iyi minsi, ugasanga bakoye ngo ni jiru nakigiye. Ariko ibyo bintu mwagiye mwihereza, ubundi amazi na fanta mwagiye wifata bibatwaye iki? Ngo sinzi ngo mugeye gufata mufata ibintu bitandukanye, ngo sinzi ibiki n'ibiki. Ariko isana ndakugira inama, ongera cyane wongera ugaruke. Uko ibyo wakora byose, kuba waba uri umuririmbyi, kuba waba uri umuyobozi runaka, ibyo wakora byose uri umurimo w'Imana, ukomeje kwica umurimo, aho ngaho nta na kimwe, nta mbabazi Imana izakugirira utabanje kwihana. Kandi icyambere cyo iyo umuntu akirijwe, nimwongera cyane iminsi yo kubaho iteka ryose. Amena. Ngo genda ukubite amaso yawe ye kubabarira iteka ryose, ye kubabarira. Maze umuntu wese udafite icyo kimenyetso ugenda ukubite burundu.
ikintu kiri buze kuba cyakurengera muri iyi minsi tugiye kwinjiramo. Ahangaha imbere gato hagiye kwambuka umuntu ufite ikimenyetso gusa wenyine. Niba nta kimenyetso uragwariye muri ariya mazi, niba nta kimenyetso iteka ryose menye ko amaze kurimbuka burundu byarangiye. Ariko nakubwiye ngo haracyari ibyiringiro kuri wowe. Nakubwiye yuko hakiri ibyiringiro, haracyari ibyiringiro kuri wowe yuko twakira. Haracyari ibyiringiro, ibyiringiro byo biracyari isaha, ariko cyane nawe ugomba kubigiramo uruhare. Haracyari ibyiringiro, ugomba kuba wabigiramo uruhare muri wowe. Ariko iteka ryose ijambo ryo haratubwira ngo Uwiteka ntabwo azakomeza agwana n'abantu bo inkozi z'ibiteka ryose. Hoya, hari igihe kizagera igihe kibazo kikaba cyarangira ku Uwiteka, ariko iyi saha haracyari imbabazi. Niyo mpamvu ndimo nakubwira amagambo yose nyemera cyane, wongere uhindukire uva mu byo wibwira, aho ibyo uvuga byose n'icyambere cyo buriya ugomba kujya kwibaza cyane n'ubundi umwuka mpumeka n'uwande, uko ngenda kukubera ndi. Banzi weze cyane, banzi utekerezo cyane muri rusange. Uko numara kwitekerezaho biraguhereza umwanya wo kuba wakwitindaho, uvuge ngo burya ibyo ngona nakora byose nta na kimwe gifite agaciro kurusha ko namenywa n'Imana. Ni umugisha ukomeye cyane kuba wamenywa n'Imana. Ibyo wakora byose Uwiteka atakuzi ni ubusa. Ahubwo cyambere cyo banza ushakisha cyane ukuntu wabona ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo. Ubwo icyambere cyo muri amatubwira ngo Uwiteka umucamanza yambonye wayo maraso ntabwo yongera kuba yacu urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi. Yamaze no kuncungura iteka ryose, maze arabwira ngo nduwe nawe nduwanjye kugeza iteka ryose. Twabonye icyo bita umukunzi mwiza, icyambere cyabanje kudukunda, ariko icyambere cyo ubwo rukundo yadukunze nubura kureza agaciro, nubura kurigendamo neza uko Imana ishaka, umenyereza ko aho ngaho nta kintu kiba muhureho n'Uwiteka. Icyo Uwiteka gushakaho nuko ugomba gukizwa, ukaba wakiza cyane ubugingo bwawe. Muri iyi minsi urije abagenzi, muri iyi minsi igoranye cyane, reba uko wakiza ubugingo bwawe, reba uko wakiza cyane ubugingo bwawe. Ugenda uko Imana ishaka, uvuga ibyo Imana ishaka, uko iteka ryose ijambo ry'Imana tubwira ngo dore ndasa vuba nzanizanye ingororano mbe nagora buri muntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyo wakora byose rero uri umuntu Imana itemera, aho ngaho ni ubusa. Ariko igihe niki ngo bafata umwanzuro Imana ikwemere. Uko kwemerwa n'Imana nicyo bifite agaciro iteka ryose kurusha uko wakwemerwa n'abandi abantu batandukanye. Igihe niki kugira ngo ube wabone kurumara imbere y'Imana. Igihe niki kugira ngo Imana ongere kwishimire. Igihe niki kugira ngo wongere cyane ugaragare uri umuntu Imana ishaka. Uko iteka ryose cyangwa yatubwira ngo nimwongere mugire wa mutima. Uko icyambere cyo umuntu uri buze kwambuka hariya, umuntu uri buze kwambuka ngaho imbere gato tugiye gutaha aha ngaha imbere gato, ni umuntu wavuganye n'Imana, ni umuntu ufite cyane iby'Imana bimukwiriye hagati muri we. Amena. Ni umuntu ufite cyane iby'Imana bimukwiriye muri we. Iteka ryose niba utejo neza, icyambere cyo nta kintu kiba kizakurengera usibye kwezwa neza ugakizwa neza. Banza ukizwe neza. Hari ikimenyetso Uwiteka arimo arashyira ku bantu, ikimenyetso kiraje, ariko umuntu wese udafite icyo kimenyetso, icyambere cyo nizera n'ubundi yamaze kuyibona burundu. Amena. Yesu nashimwe cyane. Iteka ryose ikimenyetso kigomba kuboneka hagati y'abantu b'Imana n'abantu batarab'Imana. Icyambere cyo Uwiteka arashaka yuko abantu bose bezwa kandi bakabona icyo bita ubugingo. Ariko ubugingo abantu benshi bagiye babwanga, ariko kuba warabwanze si uko Uwiteka yanze kubuguhereza. Uwiteka maze yarabuguhaye, ariko urabwanga, maze amahitamo yawe muri make aho yakuriyanse naho ngaho. Ariko iteka ryose menye neza yuko abantu benshi cyane bagiye kuzarimbuka, maze cyane ko banze kumva. Amena. Bagiye kuzarimbuka maze cyane ko banze kumva. Ariko iyi saha niwongera kumva ijwi ry'Uwiteka ntuze kuba waninira cyane, ahubwo uze kumva uko nta hana gakiza kaboneka usibye mu Uwiteka niho kabonekera. Amena. Akiza kabonekera mu Uwiteka, ibyo wakora byose cyane
baze cyane wongere wisuzume wongere baze cyane. Ibyo ndi gukora iyi saha, ibyo ndi kuvuga iyi saha byerekana yuko ndi umuntu wejejwe neza, byerekana yuko ndi umuntu umeze neza imbere y'Imana, byerekana yuko ndi umuntu cyane ukora ibyo Imana ishaka. Ariko iteka ryose niwanga kugenda uko Imana ishaka, niwanga kuvuga ibyo Imana ishaka, aho ngaho nawe hari inzira uzisangamo. Icya mbere cyo ugomba kwera imbuto, ugomba kwegaragaza imbere y'abantu. Umuntu wese akabona neza yuko kanaka yamaze kwera imbuto zikwiriye abikanye. Umuntu wese akabona yuko neza kanaka ari umuntu w'Imana. Ntabwo uzitwa uri umuntu w'Imana bitewe n'ibintu runaka urimo urevuga, ahubwo uzitwa ko uri umuntu w'Imana byerekana n'imbuto zawe. Eske imbuto zawe wera zerekana ko uri umuntu wandi? Eske ibyo uvuga ibyo ukora byerekana ko uri umuntu wandi? Rero tujye kujya mwanya wo gusenga, maze cyane ushakisha cyane ukuntu wasaba Imana ikimenyetso baze kigushireho. Niba ntacyo ufite iyi saha, shakisha Imana, ubwiza Imana ukuri, gwende wongere cyane wongere wihane, ubwiza Imana ukuri, maze ikimenyetso Imana igishyire ku ruhanga rwawe. Amena. Igihe ni iki? Igihe ni iki? Igihe ni iki kugira ngo ikimenyetso Imana igishyire ku ruhande rwawe? Igihe ni iki kugira ngo ikimenyetso Imana yongere cyane ikiguhereze? Uko nawe cyatume n'ubundi ucyamburwa nawe urakizi. Impamvu urayizi, nawe urayizi kandi urayizi. Niyo mpamvu isanga usaba ngo saba Imana yongere cyane kweza ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo, yongere cyane kikubonekeho. Uko nikiye kuba cyakubonekaho, nawe uraza kubaye muri wa mubare w'abantu batazarimburwa. Amena. Mureke dusenga Imana. Ariko hari itandukaniro ryo rirahari. Iraje igiye kurimbura, iraje igiye kurimbura ibyo mwakora byose, ibyo mwavuga byose. Nimushaka muturwanye uko mushaka, ariko Uwiteka agiye kuza kurimbura. Mwanze kumva, amatwi yanyu yabaye mwabaye ingumba mu buryo bw'amatwi, amaso yanyu mwabaye impumyi, mwanze kumva, mwanze no kureba. Ariko Uwiteka araje kandi agiye kuza gushyungura, agiye kuza kurimbura. Uko icya mbere cyo igihe kibaye igihe kirekire, mumaze igihe kirekire cyane mutesha agaciro ibyo Uwiteka. Ariko Uwiteka araje, ariko Uwiteka araje agiye kwerekana yuko ari we nyiri umurimo, agiye kwerekana yuko ari we nyiri itorero. Aho mwahere cyane muri tobatoba uko mwishakiye, hoye Uwiteka araje, Uwiteka araje, Uwiteka araje. Icya mbere cyo nawe reba ukuntu wava cyane muri abantu bagiye kurimbuka, maze cyane kubera ko baze kumva cyane. Reba cyane uko Uwiteka yakureba yongera kugirira impuhwe, reba cyane uko Uwiteka yakureba wongere cyane uboneke uri umuntu muzi imbere y'Imana, uri umuntu wese imbere y'Imana. Ibyo wakora byose utemerwa n'Imana nta gaciro bifite. Amena.